ese koko hari amagufwa yumye yongeye kuba abantu bazima? Ni gute Ezekiyeli yazuye aya magufwa? Jya wumva ni Rwanda Body Zanchi, nega amatwi ugiye gusobanukirwa. Muri Ezekiyeli 37:1-14 ni ibiki byabaye mu kibaya cy'amagufwa yumye? Ezekiyeli yajyanywe n'Umwuka Wera mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa, atari imibiri, atari imva, ahubwo amagufwa yasandaye yumye adafite ubuzima. Hanyuma Imana iramubaza iti, ese aya magufa ashobora kwimuka? Arasubiza ati, mwami ni wowe ubizi. Hanyuma hatangwa itegeko, hanurira aya magufwa. Nuko aravuga ako kanya yumva urusaku, amagufwa atangiye gukoranira hamwe, imitsi iramera, inyama ziraboneka, ariko ntiharimo umwuka. Nuko Imana iramubwira iti, hanurira umwuka, hamagara umwuka uve mu mpande enye z'isi. Nuko umwuka uraza winjira muri ayo magufwa, barahaguruka baba ingabo nyinshi zifite ubuzima. Icyari cyarapfuye cyongera kubaho, uko Imana niyuzuza gusa ibyangiritse, izura n'ibyari byararenze ibyiringiro. Niba wizera ko n'ahantu humye hashobora kongera kubaho, vuga ngo amena, maze uhamagara uti, ume mwami. Tugomba kuguma kwizera kabone nubwo byose byaba byarangiye, kuko Imana niyuzuza gusa ibyangiritse, ahubwo izura n'ibyari byararenze ibyiringiro. Aho umutima wawe wumye, Imana ishobora kongera kuwuhumekamo umwuka mushya w'ubuzima. Niyo mpamvu dusaba duti, mwami ume, mwami mu buzima bushya n'imbaraga zo kongera kwizera.